Nshimye Imana impaye ubuntu bwo Abaroma 13 umurongo wa 11 n'urupapuro rw'163. Abaroma 13 umurongo wa 11 haravuga ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye. Gose dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye gose dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Amen. Ubundi hakanguka warasinziriye. Nta muntu ukanguka atabanje gusinzira, ariko hari ibyiciro by'abantu bitandukanye, ndavuga baba abasenga cyangwa abadasenga, ariko ndashaka kubanza kuvuga ku bantu basinziriye. Uyu munsi turi buvuge ku gukanguka, ariko mu kintu nabonye ku isi kigoye no gukangura uwisinzirije. Umuntu yisinzirije wakubita urugi, ibyo wakora byose akwereka ko asinziriye, kandi mu by'ukuri aba yumva. Bene uwo rero aragoye gukangura. Ariko umuntu usinziriye bisanzwe, ndi buvuga impamvu zitera gusinzira, bene uwo gukanguka byamworohera. Hanyuma hari n'abandi bantu rero bakangutse. Icyiciro cya kane ni abantu byarenze gusinzira, barapfa kandi bapfa bayigaburo ryera, bapfa bahimbaza, bapfa babwiriza, bapfa imirimo ikomeje, ariko ubuzima bwarapfuye. Mu Befeso 5 umurongo wa 14 niho handitse iryo jambo mvuze. Haravuga ngo kanguka uzuke ubone uko Kristo akumurikira. Birenze gukanguka kuko haba hagiyemwo n'urupfu. Paulo yaravuze ngo niba hari ikintu ntinya mu nzu y'Imana nubaha ibintu byose, ariko hari ibintu nubaha kuruta ibindi. Kurambikwaho ibiganza, igaburo ryera, umwanya w'ijambo ry'Imana, ibyo bintu Imana ntishobora kubiburamo. Hanyuma Paulo yavuze ku igaburo ryera, aravuga ngo abantu basuzugura, bakerensa, bapfa kugigaburo ry'umwami uko babonye. Ngo abo bantu ngo bamwe byabazaniye gusinzira, ngo abandi barapfa. Buriya nubona umuntu utinyuka gukora ibyaha uko abonye mu rusengero, agasambana, agakorera Imana, agakora ibintu byose, ukabona ntafite umutima uhana, ntahonga mu maso, uwo muntu ntabwo aba asinziriye gusa, ahubwo aba afite umutima ukomeye cyane ku buryo ashobora no kubipfiramo. Kuko imishinga yanyu muyishoramwo amaraso, ariko nyiri umushinga yawushoyemwo amaraso. Imishinga yanyu muyishoramwo amafaranga, nyiri umushinga yawushoyemwo amaraso, awukurikiranira hafi. Niyo mpamvu ibye abifuhira. Hanyuma hano Bibiliya tubwiye ngo impamvu dukwiye gukanguka nuko agakiza katwegereye. Ana iyo umuntu akiza aba afite umutima utinya, ndavuga baje gukizwa ari bwo bwa mbere, aba afite umutima utinya, yubahiriza igihe, gahunda zose azibonekamo. Ariko ko iminsi ishira umuntu atangira gutinyuka, atangira kubimenyera. Murabizi ko umuntu amenyera icyo yamenye, bikagera igihe akibagirwa nuko Yesu azagaruka. Iyo umuntu ageze aha hantu biba biteye ubwoba, kuko akamenyero kica ibintu byinshi mu nzu y'Imana. Bibiliya tubwiye ngo impamvu dukwiye gukanguka nuko agakiza katwegereye kuruta igihe twizerera. Impamvu dukwiye gukanguka ni uko Yesu ari hafi, kandi impanda ya rusange itaravuga ngo twese tugende, yawe yabiravuze. Urupfu rushobora kuza, urabizi ko rudateguza. Ukwiye kubaho ukangutse, ufite ubuzima bukangutse, ubana n'Imana, usabana n'Imana, turaza kubireba. Hanyuma abandi bantu nabo basinzirijwe n'intege nke zo mu bugingo. Murabizi ko agakiza ni ubuntu. Agakiza ni ubuntu, dukizwa ku bw'ubuntu, ariko hirya yo gukizwa hari indi ntambwe dutera yitwa guhinduka ku ngeso. Agakiza ni ubuntu pe, ni ubuntu Imana iduha tugakizwa, ariko hirya yo gukizwa bisaba ko tubamba ingeso za kamere ku musaraba buri munsi.
noneho iyo wirengagije iyi nzira yo guhinduka no kwezwa, bigera igihe za ntege nke zikagutsikamira ukabaho usinziriye. Gukizwa ni byiza, ni ubuntu, ariko byari kuba ari byiza iyo umuntu yakizwa agahita apfa, byari kuba ari sawa, kuko nta kindi byagusaba, nta kindi byagusaba. Yesu yaravuze ngo kuva mu gihe cya Yohana umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwari zivugishamwe imbaraga. Hari ibintu udashobora kuzabona niba udateye intambwe yo guhinduka no kwezwa no gusa na Kristo. Umuhamagaro wacu ni ukugenda duhinduka kugeza ubwo ntabwo bishoboka kugera ku rwego wera imbuto udateye intambwe yo guhinduka ku ngeso. Aha rero niho abakristo benshi bakwepa, akaba mu rusengero akumva yarakijijwe byararangiye. Hari n'inyigisho muri iki gihe zibabwira ko ibyaha twakoze kera n'ibyo dukora ubu n'ibyo tuzakora ubutaha byose byababariwe, ibisigaye bitari ngombwa, wakwifata uko ubonye ugakora ibyo ubonye byose. Bene izo nyigisho abanyakamere barazikunda cyane, ariko mu rugendo rujya mu ijuru ni byiza gusa na Yesu. Ni byiza ko maze imyaka myinshi ndi umupasiteri, ariko ngewe ikintu numva nshimira Imana cyane, iyo nteye intambwe yo guhinduka ku ngeso imwe mba numva ari ibyishimo, kuko ibyo bizanyinjiza mu bwami. Hahigwa abantu bapfira mu mwami, imirimo izaza ibaherekeje. Hazabanza Desire mu mazina ye, Imana nimwemera imirimo azayihembegwa nyuma. Gusa na Yesu nibyo by'ingenzi. Paulo muri Petero haravuga ngo mugire ingeso nziza mu banyamahanga, nubwo babavuga nabi babasebya, nibabona imirimo yanyu myiza bazahimbaza Data wo mu ijuru. Tugomba guhinduka muri ubwo buryo. Hanyuma abandi bantu basinzirijwe n'iki? Iyo tuvuga gukanguka, ndiho ndavuga impamvu zitera gusinzira. Abantu basinzirijwe n'ibintu biri mu marangamutima yabo akomeretse, batemeye guha Yesu ngo agire icyo abikoraho. Urabona umuco wacu ntutwemera kuvugisha ukuri, murabizi. Umuntu agwisha ko akwanga, ukamuhisha ko ubizi, umurenzaho wera ibijumba, ifuri shenjagira ishira, mbese ntibyemewe ko umuntu, abagabo bo murabizi ko ntibyemewe ko umuntu w'umugabo agaragaza amarangamutima, biba bisa nk'aho ari ubugwari muri sosiyete. Nyamara ibyo bintu byose mvuze iyo bibitse ni bibi, kuko bizana uruhara hataragera, bizana imvi zidateganyijwe, bizana igifu, bizana umutima, bizana impyiko, bizana n'ibindi byinshi. Umubabaro utavuwe urica. Umubabaro Yesu atagize icyo akoraho ushobora no kuganisha ku rupfu rusanzwe rw'umubiri. Hanyuma usibye kuzana urupfu rusanzwe rw'umubiri, amarangamutima akomeretse Yesu adafite icyo yakozeho, azagutsikamira agusinzirize kugeza ubwo azakwemeza ko n'Imana itari nziza. Iyo umuntu atagize papa mwiza, ndavuga usanzwe w'umubiri, ngo ugire umubyeyi mwiza musabana, bizakugora gusenga ngo Data wa twese uri mu ijuru, kuko ubutekereza ko Imana ari mbi nka papa wawe. Bizakugora gusabana n'abandi. Aha niho Paulo yavuze ngo muri mwe intambara ziva. Yakobo yaravuze ngo muri mwe intambara ziva mu bigwanira mu ngingo zanyu. Ushobora kuba warakijijwe, ariko kuko aho ahantu Yesu adafite icyo yahakoze, bizakugora kubana neza n'abandi. Iyo umuntu atabonye urukundo ararusabiriza, iyo umuntu atahawe agaciro ntagaha abandi, iyo umuntu nugira ibyago ukagira shefu mu kazi utarahawe agaciro, azajya bakanda ashaka indishi z'akababaro, abameze nk'ufunguza. Mbese mwese murabyishura kandi mutari muhari. Rero aho ibyo bintu hari igihe bidutsikamira kugeza ubwo tudashobora kubona isura nziza y'Imana. Tukabona Imana itari nziza, tukabona itari urukundo, tukabona Imana ntacyo yatumariye, kubera ibintu byuzuye indiba z'imitima tudashaka guha Yesu. Tubyita ibyumba by'umwijima. Iyo umuntu akiri muto byo, umuntu ashaka kutabireba, uba ufite imbaraga z'ubuto. Ariko reka nkubwize ukuri, ibintu byose wanze kurebana nabyo ngo ubihe Yesu agire icyo abikoraho, amaherezo uzongera uhure nabyo. Gukira ni inyungu zawe. Navutse mu muryango w'abantu badakominika mu by'ukuri. Kominikasiyo y'iwacu yahereye hafi ya ntayo. Sinigeze mbona papa na mama basuhuzanya. Ngewe ariko nakijwe hakiri kare, sinshaka gutanga ubuhamya bw'ahantu navuye, ni habi cyane, urugo rwacu rwari rubi cyane. Hanyuma nkizwa ndi muto, nuzura umwuka wera, ndegwa n'abakozi b'Imana beza,
numva nuzuye umwuka wera, numva nkorera Imana, sinamenya ko ari ahantu hari ibyumba bikinze ntashaka kurebana nabyo. Ejo bundi mu myaka ishize 2004 nkora ubukwe, ndongora umukobwa mwiza bucura useka kuva kwa mbere kugera ku cyumweru. Ibyo bibanza kutugora, nkibaza se mama wanezerewe niki? Nkambwira ngiye nseka ku mibare, iyo nibagiwe nibwo nseka. None wowe uraseka gusa, no biratugora kuko nta kintu cyiza narinzi mu buzima. Hanyuma ikintu cyambabaje nuko abana baje gutuma mama wabo baramubwira ngo ugende utubwire papa ngo kubera ko udaseka. Ngo tuba dushaka kuganira nawe, ariko niba papa wataragufashe mu ntoki ngo agutembereze mu muhanda ntuzabikorera umwana wawe. Nta muntu atangisha atahawe. Bafitiye inkuru nziza muri iki gitondo, ibyo tutahawe n'imiryango mu maraso Yesu birahari. Ntabwo dukwiye kwemera kubaho dutsikamiwe n'ubwo buzima, ahubwo dukwiye gukingura aho hantu tukabwira umwami ngo tukabwira Yesu ngo ube umukiza wacu ariko ube n'umwami wacu. Hanyuma ngiye kubabwira ko hari ikindi kintu gisinziriza muri iki gihe abantu batitaho, ariko gisinziriza ni environnement. Environnement irasinziriza, biterwa n'umwuka ugutwikiriwe. Tugeze mu gihe cy'ikoranabuhanga, aho umuntu agera ku bintu byose bimworoheye. Ariko reka mbaho urugero, abantu bakoresha telefone mobile mu Rwanda ni 9,700,000. Abagegwaho na internet ni 6,000,000. Ariko ikibabaje, u Rwanda n'ugwa 24 mu bireba pornography cyane. Ntabwo ushobora kurara ureba pornography nijoro hano ngo wuzure umwuka wera, ntibivamo, ntibikunda. Iyo ubana n'abantu babesha, ariyo environnement mubamo, nawe uzisanga ubesha. Nubana n'abantu badasenga, abantu batakubwira ati tujye gusenga, tujye gushaka mu maso h'Imana, tuzigera uba umukristo mwiza. Biterwa n'umwuka ugutwikiriye. Iyo uri mu kirere cy'abantu, iyo turi mu Buhindi mu bantu basenga ibigirwamana, hari igihe usenga isengesho ukumva ntirirenga hano, ukumva hararemereye, ukumva ni ikirere kidafungutse, kuko n'ahantu hadasengerwa Imana nyamana. Beneda biterwa n'ikirere kigutwikiriye. Niyo mpamvu hano nakwinginga uzabane n'abantu babiri, umwe uzabane nawe kuko afite icyo akungura, uzabane n'ufite icyo wungura cyangwa se ukwigiraho. Abarenza abo uzabirinde, kuko nupfa kubaho gutyo gusa uzibagirwa intego y'ubuzima bwawe. Ntabwo tubaho nk'abantu mu isi, ntabwo twaje gutembera gusa. Turaba Imana yaremye ituremeye gukora imirimo myiza, kandi ngira ngo mbibutse ko nituva inaha tuzatanga raporo. Bazakubaza ngo iminsi wamaze iriya wakoze iki, niki wamaze mu bwami bw'Imana. Nufata umwanya wawe ukawupfusha ubusa bizakugiraho ingaruka. Niyo mpamvu ukwiye gukanguka, ukamenya ko hari ahantu ukwiye guhagarara, hanyuma ugakora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Ndashaka kuvuga ibimenyetso 10 bigaragaza umuntu akangutse. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko umuntu yakangutse ni umwuka wo kwihana. Iyo tuvuze gukanguka, umuntu ashobora gukanguka ku giti cye, umuryango ushobora kubaho ukangutse, itorero rishobora kuba rikangutse, n'igihugu gishobora gukanguka. Umuntu ashobora gukanguka ku giti cye, umuryango ushobora gukanguka, itorero rishobora gukanguka, n'igihugu gishobora gukanguka. Hanyuma ikimenyetso cya mbere kigaragaza umuntu akangutse mu mwuka ni umwuka wo kwihana. Nubona umuntu atihana gato na kanini, nubona itorero ritihana, uzamenye ko nta kimenyetso cyo gukanguka gihari. Hari igihe tuza mu rusengero tugasenga tugataha, ariko ukabona ubutumwa bwiza Yohana yavuze atangira kubwiriza bwaravuga ngo mwihane ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Hanyuma Yesu nawe atangira kwigisha yaravuze ngo mwihane ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Niyo message Paulo nawe yatangiriyeho. Niba tutihana ngo tube dufite umutima utinya Imana, tube dufite ubuzima bwezwa, nta kubaho kw'Imana kuzaba kuri mu buzima bwacu, tuzaba dusinziriye.
Yesaya ni umuntu yakoranye n'Imana ibintu bikomeye, yamaze imyaka irenga 5 ahanura, ariko umunsi Imana yamwiyeretse yaravuze ngo ndapfuye, mbonye Imana afite iminwa yanduye n'abo tubana bose baranduye. Imana irera ku kigero, iyo ikwiyeretse uhita ubona uri mubi. Nubona umuntu abaho ubwo buzima rero atinya Imana, yihana, uzamenye ko afite ubuzima bwejejwe. Ngewe urusengero nsengeramo hariho nitoro rinini rifite abantu 2,000 ahantu mu Gatenga ho nyine nsengera. Dufite amakorari 6, ifite abantu bake n'abantu 100. Ariko maze iminsi ntekereza ku kwihana, nkumva ubwoba buramfasha. Hari abantu bambabaza kuruta abandi, n'abantu baririmba, abaririmbyi, n'abantu bakora imirimo y'Imana mu rusengero. Akenshi ntibagira umwanya wo kwihana. Kubera iki? Baba baramubwiye ngo mwebwe abaririmbyi murera, ntimukihane ku cyumweru. Nubwo wakwigisha nka marayika, ntashobora guhaguruka ngo yihane kuko bamubwiye ko yera. Ari umukozi w'Imana atatinyuka kwihanira mu materaniro. Ku cyumweru tuba dutegereje abantu baje ari bwo bwa mbere ko aribo batsindwa bakihana. Hari abandi twebwe tuba tuzi ko twungirije Imana. Ariko kwihana bireba representare gare, bikareba n'uwaje uwo munsi. Kwihana bireba ukize, bikareba n'ukenye. Kwihana bireba n'ubuzima umuntu akwiye kubaho bwo kwihana, kwezwa, guhinduka kwa buri munsi. None niba utihanira mu cumba mwasenze, niba udafite umuntu waturira ngo ube ufite umushumba ugenda usangiza ukuri ko mu mutima wawe, umubwira intege nke zawe, ntiwihanire no mu rusengero, wihanirahe. Rimwe na rimwe hari igihe duhagarara ku mazina n'imirimo dukora mu rusengero tukibagirwa ko ubugingo ari bwo bwa ngombwa. Nigeze kubabwira ko hahigwa abantu bapfa bapfira mu mwami, imirimo izaza ibaherekeje. Ukwiye kubanza guha agaciro ubusabane ugirana n'Imana, ukwezwa, ugahinduka. Nababwiye ngo ikimenyetso kigaragaza umuntu yakangutse ni umuntu utinya icyaha, adashobora kwemera ikintu cyose cinjira mu mutima we. Mu migani haravuga ngo urinde umutima kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Muzareba ahantu hari ibintu by'agaciro mu gihugu harindwa mu buryo bwihariye. N'abayobozi mu gihugu ntabwo barindwa mu buryo bumwe, biterwa n'amabanga afite, biterwa n'urwego ariho, ngo n'umumaro afitiye igihugu. Ntekereza ko niba uzi ko ubugingo ari ikintu cy'agaciro, ukwiye kubirindisha guhora wezwa no guhora usa na Kristo Yesu. Warasobanukiwe agaciro k'ubugingo, ibimvuze wabyumva, wagerageza guhora ukangutse ubana n'Imana. Ntimurebe ko abagabo nyene b'Abanyafrika nababwiye ko ari abantu bazi kumetiriza amarangamutima yabo. Iyo umuntu afite umwuka wo guhinduka no kwezwa, wibagirwa ko uri umugabo w'Umunyafrika. Amarira akaza inyuma kuko bahuye n'Imana yubashwe, bahuye n'Imana iteye ubwoba, ukagerageza gusa na Kristo Yesu. Ikimenyetso cya mbere ni ukwihana. None akabazo k'amatsiko, uheruka kwatura ryari? Ni ryari uheruka gushaka umukozi w'Imana ukatura intege nke zawe? Reka mbabwize ukuri, hari ahantu habiri ho kogera. Iyo umuntu agiye muri dushe akuramwo byose, akumva afite umutekano kuko abazi ko ari wenyine. Reka iyo wanze kogera muri dushe uzogera ku gasozi. Namani ntiyagiye muri dushe, we yogeye muri Yorodani. Murebe generali w'Umusiriya bari bayoboye ibihugu byinshi ku isi ico gihe, yakuyemo imyenda yose ku gasozi. Muri dushe ni igihe usanga umukozi w'Imana akambwira atumva ntiraririye, maze iminsi imeze nabi, hari ibintu bingora, ndumva ashaka kwatura ibi bintu byarangoye. Ico gihe uba wizeye ko watuye nta n'ingaruka, ariko ingeso nanze guhindukaho, amaherezo zizanshira ku gasozi. Ingeso nta hantu wayibika ngo byemere. Ushobora kuba wanze kwihana umujinya n'amahane, ukarakara ukagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko hari umunsi umwe uzarakarira ku isoko, hari umunsi umwe uzarakarira ahantu abantu bavuga ati burya bwose niko ateye, yirirwa mu rusengero niko ameze. Ntekereza ko dukwiye kubaho ubuzima buhinduka, tukajya tubwiza Imana ukuri kw'intege nke zacu. Reka mbabwize ukuri, kuva kuri Adamu umuntu wese ni mubi, umuntu wese ni mubi. Umuririmbyi yaririmbye hari mu ndirimbo zo gushimisha, indirimbo ivuga ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha, nkajya mbyibonamo buri munsi ujya umboneza.
hari indi ivuga ngo ingeso za wa mubi zihora zishaka kubyuka, uzirimbure uzice pe, mpore nihariwe n'ibya Yesu. Yesu we yaravuze ngo ishami ryera imbuto ajyanganyaho amahage yayo. Ntangira nababwiye ngo iyo umuntu yaba yakizwa agahita apfa byari kuba ari byiza, ariko kuko bidusaba kubaho, bidusaba guhora duhanganye n'ibishibuka kuri kamere. Ubwo nibwo buzima bukangutse. Nubona umuntu abaho ubwo buzima, atabika icyaha mu mutima, akora icyaha agahonga mu maso, akihana, uzamenye ko akangutse. Nagiraga umusore w'inshuti yanjye, yari umuntu w'umukristo pe, namukundira ko afite ubuzima bubana n'Imana. None nkumva arampamagara akambwira, Desire ntabare, irukuze ntabare meze nabi. Nkibaza koze impanuka, habaye iki? Nkiruka nagira akambwira, tumva urumva nyine narakariye umuntu. Nkibaza ibyo nibyo mpamagariye. Ariko naje kumenya ko ibyo ari iby'agaciro mu maso y'Imana. Imana ikunda umutima umenetse. Muzasome neza Bibiliya. Dawidi yari umunyamakosa kuruta Sawuli, ariko ikintu Imana yamushimiye ni umutima wihana. Dawidi yajyaga akora ibyaha, Imana ikavuga ati, Dawidi nk'uko inyuma y'intama ejo bundi, ibi bintu ukoze ni ibiki? Agahita abwira Imana ati, Mana, mu byaha niho mama yambyariye, naremanywe gukiranirwa, umuntu nkanjye wamushakiraho ibyiza, n'ubundi nageragezaga, nkurikije aho mvuka ndi mubi. Imana ikavuga ati, sawa. Hashira iminsi akongera agakora amafuti. Imana ikavuga ati, Dawidi nguhanishije ibihano bitatu, hitemwo kimwe. Akavuga ati, umva nta na kimwe mpisemo kugwa mu maboko yawe, unyicire basi. Undi munsi akongera agakora amafuti. Imana ikavuga ati, ndakwica ibintu ukoze n'ibibaho. Akavuga ati, umva niba imbabazi zawe ziruta ibyaha nakoze, niba ibyaha nakoze biruta imbabazi zawe, ndemeye unyice. Undi munsi akabwira Imana ngo nk'uko umwana yigwandika kuri mama we niko nkwigwanditseho. Imana ikavuga ati, mbonye umuntu ameze nk'uko umutima wanjye ushaka. Bene da, niki cyatumaza ubwoba? Niki cyatumaza ubwoba ku buryo umuntu akora ibyaha ntiyihane? Gukora ibyaha byo ndabyemera kuko kamere y'umuntu ni icyaha, ariko nanone hari ibyaha tudakwiye gukora nk'abakristo. Ibyaha byitwa ibigambirirano, ibyaha umuntu ategura amezi 6 akazanabikora. Bene ibyo abakristo ntibabikora, kuko Bibiliya ivuga ngo uwabyawe n'Imana ntakora icyaha. Ubwo bivuze gute? Iyo umuntu atarakizwa arabipanga akazanabikora, ariko iyo umuntu amaze gukizwa, umwuka w'Imana agwaniriza icyaha hirya kitaraba icyaha. Akavuga atoya ibintu ntukabikora, kumva umutima ugucira urubanza. Waza mu rusengero kumva ijambo ry'Imana ribivugaho, hanyuma ukarekeraho ukumvira umwuka wera. Iyo ukoze icyaha ukwiye no kugira umutima byibuze wihana. Niba mwasomye agatabo k'umugenzi, hari umuntu mukristo ageze kwa musobanuzi, yahuye ngo afungiye mu gakaje akantu mu kazitiro. Noneho ngo abona uwo muntu ariho ararira akangutse, amubwira inzozi yarose. Ambwa tumva impamvu mfungiye hano, nakoze ibyaha nkana, suzugura amaraso yanyejeje, nirukana umwuka wera nahawe w'ubuntu. Aravuga ngo iyo nibutse ko nzarimbuka ngo nibwo nsenga, ngo ariko ngo namara iminsi ngo ntuje, ngo nkumva ntaco bintwaye. None ubu haje ubutumwa bubwira abantu ko ntaco bitwaye, ko twababariwe kera byarangiye. Burasa nkaho buhumuriza abantu ko bakwiye gukomeza gukora ibyaha nkaye ntaco bitwaye. Abantu b'Imana ntabwo babaho ubwo buzima. Ikimenyetso c'ububyutse no kwihana. Icya kabiri no guhindukira. Niko mu ngoma havuga, abantu bitiriye izina ryanjye nibihana bagahindukira. Guhindukira ni determination, ni icyemezo umuntu afata akavuga ngo ndahindukiye, mvuye muri ibi bintu ngiye mu bindi. Guhindukira nanone ntabwo dukwiye gukora dukina umukino wo kwihana no kubisubiramo, ahubwo dukwiye gufata icyemezo kidakuka tugahindukira, ukavuga ngo ibi bintu sinzabyongera kubikora. Nkunda abantu babohoye igihugu, ndabakunda cyane. Uzi ko bajyaga baririmba ngo atatugondeka amusumari atuwezi kurudi. Murumva iyo determination, icyo cyemezo muracumva? Ni ukuvuga ngo icyo bizadusaba cyose tuzagitanga, ariko ntituzasubirayo kuko ntibafite ahandi baye. Satani iyo umweretse ko
agukanga akabona urajegajega, ashobora kuguhitana. Ariko iyo umubwiye atumva, ubuzima bwanjye bwose nariyemeje. Nkunda abantu bakirizwa muri Somalia no muri Sudani. Muri Somalia nta muntu akizwa ari imikino, kuko abazi ko ari Shabab iri mu hitane. Kudekarara kuba y'umukristo egare kwemera gupfa. Hano dusenga imiryango ikinguye, leta irabyemera, ibintu byose biroroshe. N'uwacunze umukobwa mwiza aririmba muri korali ahita agasengera hano iminsi mike kugira ngo bazamushingire. N'ushaka gusaba akazi umuntu nawe ahita amara iminsi aza gusenga. Ni ibintu bimeze nka gutyo. Ariko hari ahandi kudekarara k'umukristo ubuze ikiguzi cyabyo. Dukwiye guhindukira. Satani azatinya ko twahindukiye, tukava mu ngeso zacu mbi. Hanyuma ikindi kimenyetso kigaragaza ko umuntu akangutse no kwicisha bugufi. Guca bugufi ni ikintu cy'ingenzi ku mukristo. Satani ubuzima bwe no kwishira hejuru. Hanyuma guca bugufi ni ubuzima bw'abakristo. Reka mbabwize ukuri. Hano muri Petero ambere 5:16-17 haravuga ngo mwese mukenyera ukwicisha bugufi kuko Imana igwanya bibone, abicisha bugufi Imana ikabahera ubuntu. Haravuga ngo mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, nayo izabashira hejuru mu gihe gikwiriye. Hano iyo wanze guca bugufi uzacishwa bugufi, kandi gucishwa bugufi biravuna. Muzabibaze Nebukandi neza, yari umwami yayoboraga ibihugu 127. Babuloni yico gihe yayubatse mu buryo bugezweho. Hanyuma yikomanga mu gatuza aravuga ngo Babuloni yanyu mugumpesha icubahiro. Imana yumvise itarimwo irababara, ihita yohereza marayika iramubwira tumva jya kumunyigishiriza. Amukura mu bantu ntibabimenya, amutwara mu ishamba amusigaho. Asiga mukoze ku bwenge ntiyibuka gutaha. Ahamara imyaka 7. Inzara zirashokombora, imyenda imucikiraho, arisha ibyatsi nk'inka. Bibiliya iravuga ngo imyaka 7 ishize ngo ubwenge buragaruka, ngo areba hejuru, ngo ahimbaza ibaho ibihe bitazashira. Aravuga ngo ubu nibwo nkimenya ko wimika bamugakuraho abandi. Imana avuga ngo nico nashakaga ahita usubira mu bantu. Mu myaka 7 yaragiye kwiga akantu gato kavuga ngo Imana yimika bamigakuraho abandi. Ibyo twagezeho, umugisha twagize, imbaraga z'umubiri dufite, ntabwo dukwiye kubyirata, hari ukwiye kubishimirwa. Dukwiye kubaho ubuzima buciye bugufi. Imana yakugiriye neza yarakoze, ariko ukwiye kubiyubahira, ntabwo ukwiye kubikandagiza abandi. Dukwiye kubaho ubuzima buciye bugufi. Urwego rw'umwuka uriho ntabwo rukwiye kugutera ubwibone ngo uhore utunga intoka abandi. Ukwiye kubaho ubuzima buciye bugufi. Kera nigeze gusenga iminsi 3 imbere ikigeragezo njya kwihana iminsi 3. Muzi impamvu nagiye kwihana? Nasenze iminsi 3 indema mu bwibone. Nari mfite imyaka mike nka 14-15. Noneho nabona pastor hagurutse kwigisha nkavuga aratwigisha ikatarasenga 3. Abaririmbyi bahaguruka kuririmba nkabwira ariko ubu bararirimba iki batarasenga 3 imbere ikigeragezo njya kwihana iminsi 3. Reka mbabwize ukuri, urwego rw'umwuka uriho ni byiza kugezaho, ariko ntabwo bikwiye kukurema mu bwibone. Ukwiye kubaho ubuzima buciye bugufi. Gukorera Imana ni ukwicisha bugufi. Mu muntu nta guca bugufi kubamo. Reka mbaho urugero. Iyo stock yuzuye ibiryo kuri konti ariho amafaranga, mu kabati harimo imyenda, uba wumva umeze ute? Uba wumva ari sawa, uba wumva ufite amahoro. Ubwo bivuze ko amahoro yawe ava kuri stock, ava ku mafaranga ufite, ntava ku Mana. Reka mbaho urundi rugero mwakumva. Iyo umuntu adafite ibibazo, gusenga biramuvuna. Iyo ameze neza nta mpamvu yo gusenga. Ariko twese iyo twageragejwe ntitubura umwanya wo gusenga.